irari ntirigira iherezo, ahubwo rihora rishaka. Ntabwo rigera ku gipimo rivuga ngo noneho ndahaze, ahubwo rihora ryifuza kugera ubwo ryapfunwe cya kimwaro bigushyira mu mwanya utakibasha kwivanamo. Ikikunze kwitwa ni addiction cyangwa se ububata, ugahinduka imbata. Ukaba wasenga niba usenga, ariko wamara gusenga nyuma y'amasaha make ukikinisha. Ugasoma Bibiliya, ukabwiriza, uvuye muri practice, ukaririmba abantu bagafashwa, ukajya gusenga ni 5 niba uri umuyisilamu, 5 rwose nta na rimwe usimbutse. Ariko wagaruka hahandi mu cyumba cyawe, wahura na za nshuti mbi, za nshuti zigukururira irari, wa musore ureba ukumva uramwifuje, cyangwa se mukorana amabi, ugahinduka nk'utagira imbaraga, kubera ko irari riba ryaramaze kuguhindura imbata yaryo.